ese abantu bakabya ubugome, ese abantu bongera ubugome, ese abantu bige kuba bagome babizanye mu kiganiro mani, aho kugira ngo abana banjye babure ishuri murinda habireme, aho kugira ngo abana banjye babure ishuri murinda habireme, twembi twajya imageragere, najya amageragere cyangwa ukajyayo. Yes, rero turi ku Nzozi TV wano, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utanga igitekerezo cyawe. Ndagusabye kandi ndakwinginze imbere ya byose nkorera subscribe. So aha rero turi nakubwiye muri ku Nzozi TV wano, turashaka kuganira kuri bimwe bitandukanye bihari muri iyi minsi, uburyo aba YouTubers bacanye umuriro kuri YouTube, ubushyamirane hagati y'aba YouTubers batandukanye, ingaruka zabyo ndetse n'abari guhabwa strike. Ni ukuvuga rero ibi bintu bifashe indi ntera. Hari amakimbirane ari hagati ya Irene Murindahabi ndetse na Bosco Empire. Aba bantu bafitanye amakimbirane adasanzwe, hakiyongeraho ntaburure amagufa ya data na mama, ufate amagufa ya data yakore mu bugari, aya mama yakore mu isosi, hanyuma ngiye mfata ubugari bukoze mu magufa ya data mukoze mu isosi y'amagufa ya mama ngiye mbirye. Ntabwo ngiye wankora ubugome gusa kuza kumbwira ngo birakonje, kuko n'ubu ndabizi neza ko ikirego n'igitanga ntabwo kiri bukunde. DJ Brian, aba bafite amakimbirane adasanzwe agenda akura, hakiyongeraho undi bita ngo Pastor Claude. Bana ngombwa, niba na ngombwa ushobora kuzaba igitambo muri social media, niba na ngombwa bibaye. Abo bose ni abantu bafite amakimbirane adasanzwe n'ibindi bigenda bikuruka, ba Jihadi, ba Dorcas, ba Vestina, noneho ibyo bintu byose ugasanga ni ibintu utumva uko bimeze naho bituruka, ariko ugasanga ni amagambo, ni amatiku, ni ukugambira gukora nawe ukabikora, none ibyo byose bigahuriza hamwe bibyara ikintu kimeze nk'ikibombe hano kuri social media. Ariko igihe kinzanye hano rero ndaje nshaka kubagira inama no kugira gute no kugira icyo banyigiraho. Aha rero ntabwo ndi umuntu ukaze cyane muri YouTube cyangwa se mu ba YouTubers cyangwa se bita aba influencer, oya ntabwo ndiwe rwose, ariko ngo buriya igijya hano inyoni nanjye nabahanura. Aya makimbirane rero ngaye gutangira ari hagati ya nani ya Empire, Bosco Empire ndetse na Irene Murindahabi ndetse n'abari abakobwa bose bari kumwe muri ya kipe. Bitangira gute? Bitangira ngo hari ibyo abantu nka uwo bita Empire, Bosco Empire yakoresheje ifoto ya Murindahabi mu kiganiro cye ataherewe uburenganzira. Ibyo rero si ibyo gusa, hamwe no gukoresha amazina harimo Vestina na Dorcas na Murindahabi mu biganiro byabo. Ubwo ndavuga Bosco Empire ndetse na Pastor Claude. Abo rero bose bagiye bakoresha ibyo biganiro, noneho nicyo Claude yakoresheje, nawe yakoresheje agace gato akuye kwa Chita. none ibyo byose Murindahabi babibonye babona birakomeretsa cyangwa barabasesereza, bituma nabo batabasabira strike aba bantu. Ubwo rero ibyo bamaze kubona ko muri dashboard yabo bamaze kubonamo strike menshi cyane, bavuga ko ari menshi, maze birangira babonye. Kandi iyo baguhaye strike kuri YouTube noneho habe iki, iyo baguhaye strike kuri YouTube ubona icyo bita notification ya email ikubwira ikosa wakoze. Ubwo rero nabo bakiriye notification ya email, noneho yababwira amakosa bakoze. Bagiye kureba basanga bararerwa no bita n'ikipe ngari ya Murindahabi, none harimo ba Dorcas, harimo ba Vestina, harimo ba Murindahabi ndetse n'indi kipe y'abatekinisiye bafasha Murindahabi muri uyu murimo wa entertainment hano kuri YouTube. So ibyo rero byatumye bikomeza ku mwuka mubi, noneho aho uyu nguyu Murindahabi yabonye bikabije mu byo kumwibasira no kugira gute, nawe asabira nyine iyo strike.
ariko si n'ibyo gusa, Murindahabi yateye n'intambwe bituma ajya no mu mategeko, noneho bisaba ko bahamagara Bosco Empire, aho Bosco Empire yahise ahunga cyangwa se akigira yewe mu magambo yavuga ko yigiyeyo, hari ahavuga ko yahunze igihugu, hari ahavuga ko yigiyeyo kugira atanga umutekano kuko yumva yakora ikintu kibi cyane akomeje kuba hafi y'abo bantu kuko bamukuye ku mugati. YouTube yamuhembaga, YouTube yari imaze kumugeza kure, umuntu ugiye amaze gutunga akamodoka ke akaba abayeho neza, akaba atuye heza, aryama neza, ubwo urumva ko uwo muntu kameme aba atangiye gutera imbere cyangwa se yarateye imbere. Noneho rero akavuga ati umuntu wese ugamije kunyambura ubuzima ubu ngubu twasabana amagara, niko Bosco Empire avuga ati twasabana amagara n'urupfu ruhazamo kugira ngo batugende umukandida w'urupfu. Iyo umuntu atangiye kuvuga amagambo nk'ayo ngo ngende umukandida w'urupfu, urumva haba hajemo ibintu by'ubwihebe byaturutse kuki, byaturutse kuri mugenzi we yibwira ko yamugiriye nabi. Ariko ahangaha ndashaka bwira ikintu kimwe, ibi bintu ntabwo ari byiza byo gushyamirana bigeza aha bigakura umwuka mubi, bigatuma abantu bavuga amagambo menshi nka Bosco Empire. Wumvisha amagambo avuga akoresha akakaye aho ngari mu buhungiro cyangwa se yamaze kuva mu gihugu, hari kuvuga ati ngenda avuye mu gihugu kubera impamvu z'umutekano wanjye bwite kuko numva nakora ikibi. Aho kugira nkore ikibi rero najya kure y'uwo muntu, none nkajya nkoresha amagambo wenda tukazongera guhura ibyo bintu byararangiye. Akaba ari kuvuga ati ngiye rero kubwo Irene yakoze ibi ngiye kumusenya, kandi musenye kugera hahandi kuri ahantu adashobora kongera kuzuka. Ibyo rero ukumva ni ibintu ni umugambi mubisha. Ariko ibi bintu rero ari aho ngaruka ni ukuvuga ngo ayo magambo bagiye bavuga kuri Irene Murindahabi, hajemo Irene Murindahabi asambanya ba Dorcas na Vestina, hazamo ukuntu Irene yasenyeye uriya mu Burkina Faso ko yamusenyeye. Ubwo rero ibyo byose Irene Murindahabi akabyumva. Irene ati Murindahabi bageze muri Amerika, Irene agira ate asohokana na Dorcas basize Vestina baramwibeta. Ibyo kumva ni ikindi kintu harimo tena. Hari ibindi bagiye bavuga ati Irene Murindahabi yagunishije abana, yarabariye, yariye imitsi yabo, ibintu nk'ibyo ntabitayeho, icyo yitayeho ni amafaranga. Ibyo byose rero kumva iyo bigeze kuri Irene Murindahabi nawe arabarata abantu bakoresha amazina yanjye, amafoto yanjye mu nyungu zabo bwite no kumarabika, reka mbasabire strike. Ibyo rero niho byagiye bituka. Noneho nabo rero bamaze kubasabira strike, baravuga ati ntabwo bagomba gusabira strike, yagombaga kuza akagira ate, yagombaga kuza akatuganiriza, yewe byana ngombwa akajya no kutureka, by the way akajya no kuturega tukaburana, ariko aho kudusenyera inzu twubatse kera, aho kudusenyera business yacu twubatse ikayaduha umugati, natwe twakora ikindi kibi cyane. Ubwo rero uwo ni Bosco Empire. Ariko iyo bigeze ku bita Pastor Claude bati ngewe Irene Murindahabi natajya imageragere ninjye uri bugeyo, ati rwose ninjye uri bugeyo. Ni amagambo mabi bagiye bakoresha wumva atari meza, akakaye, ashobora kubashyira muri tenke mu bijyanye no kugenza ibyaha niba batabikoze neza. Ntuze uriya Bosco Empire we yaravuze ati ngewe nzura amagufwa ya mama bayahuzure, ubundi bayasekure, bashyire bakarange, bakoremo agasosi, maze nze ndishe ubugari, nzihimura cyangwa nzakora kibi cyangwa ntabwo ndi bworohere Irene. Ibyo rero ukumva ko ari ibintu bibi cyane, indahiro mbi zidahwitse, ibintu bibi cyane ubumva bidahwitse. Nkabavuga rero nk'amagambo menshi kuri aba bagabo bari gukoresha ku mbuga nkoranyambaga, ndabagarukaho. Murababaye pe, birumvikana, ni ukuri murababaye. N'undi wese wababara, umuntu ushaka gukura ku mugati cyangwa se umuntu wagusenyera ibyo wakoze, nawe urumva ko wababara. Ariko
ku rundi ruhande Irene Murindahabi n'abadorukasi nabo barababaye kubera amagambo atandukanye mwabavuzeho. ubwo rero buri muntu wese hari icyo bavuga ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. iyo mvugo si njye wayizanye, ni Abanyarwanda bayivuze, kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Ku bwanjye rero ndaza mbagira inama, aha ni ku Nzozi TV wano, urakora subscribe, ukoresha like maze utange igitekerezo cyawe. Nakubwiye ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Buriya nta muntu n'umwe wifuza ko yagirirwa nabi. Buri muntu wese muri kamere muntu arikunda. Niyo mpamvu ku nama zanjye cyangwa se ku ruhande rwanjye mpagaze, niyo mpamvu mpamagarira abantu ngo mujye mubasha kwiyunga, mukumire ibintu bikiri hafi kandi mujye mwuzuzanya nk'Abanyarwanda. ubwo se iyo mujyanye muri Abanyarwanda, ni Abakongomani bo nibaza bizagenda gute? Abagande, Abatanzania, Abarundi bizagenda gute? Twari dukwiye gusenyera umugozi umwe nk'Abanyarwanda. Iryo zina ubwaryo kuba riduhuza birahagije ko twasenyera umugozi umwe. Ikindi ngarukaho, ndagaruka nyine kuri uwo umujinya mubi, umujinya w'umuranduranzuzi si mwiza, kuko wagukoresha ibintu bibi. kuko baravuga mu Kinyarwanda ngo usurana umujinya ukinera. Urumva? Usurana umujinya ukinera, kandi ngiyo ushobora kwikanira, iyo wikaniriye ngo unyibuye cyangwa se ibintu nk'ibyo, muri iyo sansi nshaka kubwira ko umujinya w'umuranduranzuzi atari mwiza. Kandi ikintu cyose, abahanga bagaragaje ko ikintu cyose uzakorana umujinya uzagikora nabi kandi uzisama wasandaye. Urumva? Hari ibintu rero abantu bakora kubera umujinya w'ibyabo byangiritse, ariko batitonze cyangwa badatekereje, ese ko ndi mu kibazo none sinaba ndi kwishyira mu kibazo kurushaho. Ibyo bintu ntibabashe kubitekereza ngo babirebe mu ndorerwamo ngari. Ubundi ntabwo dukwiye kureba imbere yacu gusa, dukwiye no gupfumuza amaso urukuta tukareba imbere cyane. ni ukuvuga ngo mvira mu nzu simvira mu gihugu. Umuntu ashobora kukwanga kuri kimwe, ariko wowe ukamwereka ko uhagaze. Hari igihe rero witraumatiza, ugasanga urihungabanije cyane kubera ibyakubayeho, noneho bikarangiza ufashe icyemezo kibi. Hari abafata icyemezo cyo kwiyahura, hari abafata icyemezo cyo kwiyanga, hari abafata icyemezo nyine nk'ibyo ngibyo byo kumva bajya za mageragere, ariko ntago ari cyo. Burya icyo cyemezo umenya ko wagifashe nabi iyo wageze mageragere koko. Icyo cyemezo umenya ko wagifashe nabi iyo ugiye nko kwiyahura, wasimbuka ukagenda ukikubita hasi ariko ntupfe, ugasanga uravunaguritse, ubuzima bwawe n'ubwo mu kagare cyangwa se ubaye ipanshi. Nibwo umenya ko wahubutse cyangwa wafashe icyemezo kitari cyo. Urumva? Ntabwo rero umuntu wagutwaye channel ntabwo yaguciye amaboko, umuntu waguheshe strike ntabwo yaguciye amaboko, ahubwo yakongereye imbaraga no kumenya strategy ugiye gukoramo akazi kawe. That is experience. Ni ukuvuga ngo wowe ikintu ugize ni experience mu kazi, arakwigishije. Hari isomo utaruzi, wakinaga uwo mukino cyangwa wakoraga kuri iyo field uzi ko ibintu ari sambamba, ariko none umenye ko amazi atari yayandi cyangwa se ishyamba atari ryere. wowe urihandagaza ukavuga inzego z'igihugu, ukavuga ukazishinja, ukazigira ute. Buriya mu mujinya ukoreramo ibyaha byinshi, mu mujinya ukoresha ibyaha byinshi. Ushobora kuzikanga uri kuregreta ati iyo menya, kandi wibuke ko iyo menya iza nyuma. Tekereza ubundi buryo wakoramo akazi kawe, kuko ni experience uronse muri aka kazi uri gukora. Ntayo wari ufite, ariko noneho urayimenye. Umuhanga nka Bosco Empire ni umuhanga pe mu bijyanye no gutegura ibiganiro bye, uburyo abikora, uburyo akora izi social media ziwe, ni umuhanga rwose.
ariko ikintu nakugiraho inama nshuti yanjye, sinkuzi nawe ntunzi, ariko wakoresheje amagambo akarishye, kandi ayo magambo akarishye agenda agusinikira mu cyaha. Ntabwo iyo mu mategeko bagezemo bareba ngo ni runaka yatumye ngo ngirane, oya, bareba icyaha wakoze, kuko amategeko ni icyabera. Ubwo rero Pastor Claude n'abo ba Pastor Claude, Irene, Bosco Empire na ba Dorcas n'abandi n'abo ba DJ Gihari n'abandi bose, ndagira ngo mwike uburyo bwo gukorera amafaranga. Ndabizi ko imbuga zanyu zibatunze, zibaha amafaranga menshi, ariko mwibuke kumenya ibyo mukora, mumenye gusenya umugozi umwe nk'Abanyarwanda. Nyamuneka u Rwanda rwacu rwavuye mu icuraburindi, ntabwo dushaka ko muhembera ibyaha muri ubwo buryo, muhembera amacakubiri, muhembera ubwanzi buzafata igihe kirekire. Umwana wawe azigana n'uwa Irene, umwana wa Jihadi azigana n'uwa DJ Briane, nuko bizagenda. Mu Rwanda tugomba kubamo nta mahitamo yandi, ahubwo icyo tugomba kwiga ni ukubana no kugira imitima ibabarira, imitima icisha make, imitima yiyoroshya, imitima yumva kubana. Icyo nicyo nashaka kubabwira kuri uyu munsi, ariko mbabwira ngo ibintu murimo ntabwo ari fair, sinabyiza pe, ahubwo iyo bitaganisha ni habi cyane. Ndagusabye rero wumvishe ikiganiro rwose, ntumve ko nakwibasiye, ahubwo wumve ko ni mashauri nakugiraga inama kugira wumve izi nama zanjye. Komeza rero ukore subscribe, ukoreshe like, maze utange igitekerezo cyawe. Ciao.